bakomeye Imana ibashimire. Imana ishobora byose. Turabahamya Imana. Bidashobokera abana b'abantu ku Mana yacu. Iby'abantu b'abantu batashoboye Imana yacu. Iby'abantu bananiwe Imana yacu. Iby'abaganga bananiwe Imana yacu. Iby'abavandimwe bananiwe gukora Imana yacu. Turashoje. Yesu nashimye. Hari umuntu wumva atashize igihe batarakanwa atakozeho. Wumva hari akantu atagezwe wumva hatima akantu akanyota. K'icyifuzo gahanda cyane karemereye. Wumva gakomeye cyane. Tutatahana utavuze. Cyangwa tuzakomezesha. Kwa gatanu rero tuzasenga umunsi udasenga ni kwa gatandatu wone nimugoroba ariko turimo turategura ku cyumweru tuzagira iterambere rya nimugoroba ryo kuramya no guhimbaza turashaka imbaraga ziwe turashaka kubona imbaraga ziwe turashaka kubona ubuzima bwabo buri guhinduka. Yesu nashimye. Hari ikintu kimwe abantu bajya birengagiza. Buriya imbaraga z'Imana cyangwa se itorero rishinzwe gukora ni uguhindura ubuzima bw'umuntu. Yesu nashimye. Wari umunyangeso agahindura inyangeso nziza. Wari umukene umukire. Uwakodesha akagira inzu ye. Iyo ni transformation. Ibintu byinshi byabaye amakuru mu buzima. Ibyanditswe gukora mu byumva ni nk'amakuru kuri radiyo Rwanda. Twavutse bayavuga ngo barakayivuga. Mu nzu y'Imana si amakuru gusa. Ni amakuru, ni information izana transformation. Niba ijambo ry'Imana ridahinduye ubuzima bwawe, eiza igiye ukwirisha ufite ikibazo cyangwa se niba ufite ikibazo. Ko Imana nta kibazo ifite. Irahari n'imbaraga zayo zirahari. Hari ikibazo ahantu tugomba gukemura. Yaba ariko Yesu nashimye. Urahinduka. Ubuzima buhinduke. Izo ntebe zikurekurwe, ibyago zikurekurwe, ubukene bwanyu bwagaragara bukurekurwe, amateka y'Imana ahinduke, ibyago muri iyi minsi birebera ku neza, birebera ku nabi. Yesu nashimye. Si ukubihenda oya, si ukwinjira bigomba guhinduka. Haleluya. Ndashaka kubona abantu batandukanye nawe kubona nonaha ukwezi kwa mbere kuri we. Yego ndashaka kuguhamya itariki yawe y'ukwezi kwa mbere hano muri mwe. Ndashaka kuguhamya uvuye mu itorero. Ndashaka kuba Kristo ashimwe. Satani ntabwo abareka yanga ko arabareka igeze muri musengera muri gendera nabi mu gihe tutakijwe neza akwigize mu gukora kwa Imana. Uri umuntu azaba bari kubera ku cyumba bakwiye guhabwa kugisha